nze ninsanga ufite kamera ndita nyimenagura nta kamera nayo rwose imbere neza mu rugo rwanyu no erega abantu bagukunda baba bagukumbuye kwecyo utaje kunsura ukaza uguje gushaka amakuru n'ibiki ibi bikamera nakubwiye ko nzabimena kamera yihorera ariko twiganire aho ngaho akariye ubona n'abantu bagukunda kuko baba bagukumbuye ni ibintu biri simple hasi wowe uravuga kuganira ibyo uganira ubundi urabizi cyangwa bano urabazi ni ibintu uyu n'umugore wanjye nawe nishumbusheje nawe urakibona ni icyara gihiye no ku munwa se mwongere rimwe ndebe mwongere rimwe ngo iki Jojo ngo niki cyawe ego man subiramo rimwe ntago ndi egereza mikoro ngo ni umugabo wanjye ibyo nta bintu birenze nta bikaze birimo no kutababagara kwawe twiciye mudu ngo iki twiciye mudu pe reka yego ko uriya mwadukanguye wowe mu buzima bwageze ukundana n'iki baby nk'iki ariko rero niwo nkujyana abana uraho abakobwa batumazeho abagore nyine yakundaga abakobwa bagenzi banjye nanjye nyine duhuza nanjye mbakunda mbona sinamwanga ansaba urukundo turakundana ari amafaranga arayama ari ukujya muri saro arabima nkishima nkasigisha inzara nk'abandi bakobwa beza ndetse urabona n'icyo mbayeho neza byose arabinkorera uburyo ngewe seti nshobora kugenda nkateretana n'umugabo mugenzi wanjye ego cyane ari ntabwo uzi ko babaho abo ni abahomi bacu ahubwo uzambwire mani ngutumire badusuye uzaperereze niba ari n'ibyo ahubwo sinzagaruka muraryama mukambura imyenda mugapfumbatana ego muraryama ibyo gusa se none kimwe nk'uko nawe waba uri kumwe n'umugore wawe mukaryama bisanzwe isi byari ibintu birebire nagukorera ubundi wumva umunkubitira atahe kuko ndabona ari byo byamuzanye uri kumva bireke twebwe tubikunda kandi tubyiyumvamo tubikore ntugacire umuntu imanza nkenyeye mu ibiti oya mfata akanya mbasuhuze nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikomeze bibane namwe uyu ni Umutako TV ushobora kwibaza ngo merereye hehe aka kanya ndi mu kahe kazi ndi kwiyerekeza hehe ibintu biraza kuba bimeze bite reka rero ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi ngushimire wakoze subscribe nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe like comment share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira uyu ni Umutako TV tugera henshi hatandukanye cyane nge mugiye kubana ni MC Seti nko bisanzwe shimire timu tubana ku buhanga bw'ibyuma mu buzima bwa buri munsi nakoze urugendo rutoroshye ahangaha ndi rero maze kuva mu modoka ubu rero ndamanutse ngiye kwerekera inzira ndumva ari iyi ngiyi bambwiye ndaza kuyigendamo gakeya paka ngeze ku gipangu bandangiye ngira ngo mwabonye umukobwa w'umutinganyi cyangwa se umukobwa w'umulesbienne ngira ngo mwabonye umukobwa w'umulesbienne cyangwa se umukobwa w'umutinganyi umukobwa ukunda abakobwa bagenzi be Ariete mwaramubonye yatereye ivi uriya mu baby biranga mwarabibonye aterera ivi da queen nyuma yaho umugabo we nago byaje kugenda neza baje kujyana utundi dukimbirane barimo gupfa ibya kera ubu rero ngiye kumusura kuko amaze igihe kinini atarimo kwitaba telefone yanjye twakoze urugendo rutoroshye kamerama ni iki gipangu sasa ni iki gipangu
ahangaha rero ni iki gipangu kuko byanga byakunda ndangiye mikoro ndasa ahangaha rero ngeze kwa Ariete, ngeze kwa mukobwa w'umulesbian cyangwa se umumutinganye uryamana n'abakobwa bagenzi be bahuje ibitsina. Amaze iminsi atarimo kwitaba nimero yacu, ntago nirirwa nkomanga, gusa mfite ubwoba niba atari bungurukane nawe sinzi biri bumbeho. Uyu ni Umutako TV, ntucikwe we dutangiranye. Kamera mabucece uhituisha kamera kwino dufunge, ndabona nta muntu urimo. Kimba mbona ari n'ahantu umuntu azajya rwose akamubana ibibazo. Iki ni ikikona hari mbona batekeramo. Kuko mbona nta muntu urimo ra. Birancanze hano se kubona hari ingufuri. Kamambiri nahageze. Kamerama rero ukuntu tugiye kubigenza, byari inyuma adahita abona kamera akanga ko tuganira, shaka nk'ukuntu wihisha nanjye se mubifatiye mikoro bisanzwe. Iriwe Ariye bimaze bite? Biracamo? Umusuhuza. Umusuhuza si bikironeho isuri kuzanya no mu rugo rwanjye ni iyi. Isuri se yiye kandi. Na kamera tuza. Je nuko je nari namaje kureba fasi Ariete kamaze igihe ataboneka. Ariete nta naguhamagaye ni wanyitaba. Ubu rero ntatereka shaka uburyo nega. None nze je ninsanga ufite kamera ndita nyimenagura. na kamera nayo. Nayo rwose. Imbere neza mu rugo rwanjye. Umunsi yazana kamera mwana. Musa ndi kurangira ahantu nsigaye mba ko nemutse. Wa baby fish. Yifashe bite? Waruryamye. Karibu. Nari kuruhuka nyine nicara ngeze ntabwo karibu mu nzu yanjye. Baza turije. Mwana nsinginje. Oya. Uri kwinjira. Oya. Ntabwo nabyo bintu byawe rwose. Ase ubu. Twavuganye. Oya ase mwana. Twavuganye ko nta kamera uzana nta mikoro izi mikoro zivuye he? Mikoro zivuye na kamera. Umva nta ntabwo nabyumva no. Ase Je ntabwo ase mwana. nakubwiye Webyo ni ibice ariko. yes nabi. Oya. Umva ntukajye uzumbeshye ujye Hari kutongana Tonde wumve ni icyo nashaka. bite byanyu tumeje n'abantu. hano habaye iki kumuri gutongana Zibi nabankoreye nkuko gukandaguriza. ni ibiki se shere habaye icyaha nza twicaye tuganire Igorate. rugo rwa ako se we kuki widumbukiza ubundi abura bazi. nyine reka twumve ikibagenza undi mwana kumva nta twicaye twumve kibazo. ikibagenza nese Uzibano gutya gusa abashaka amakuru kugenda badutamaza iby'urugo rwacu. Umva Iby'urugo rwande. by'urugo rwacu se nabyo ibyo bintu ntabe byo mvuze ngewe ariko ntabwo njya nkunda ibyo bintu. No. Umva rero nkubwire. Urabizi neza kuri inshuti yanjye. Ejo nanaguhamagaye ni wanyita. FIFA arambwira Ese ati numva ningera Kicukiro ndi bumanuka inyuma ya station.
hamwe ati hari agahanda ukamanukemo ka korodoro ati agapangu uribone gafite utuntu tw'utwuma niko kubona igipangu uzi uburyo byahoye none reba umunabi ubunyituye erega abantu bagukunda baba bagukumbuye icyo utaje kunsura ukaza uje gushaka amakuru n'ibiki ibi bikamera nakubwiye ko nzabimena kamera yihorera ariko twiganire akariye ubona n'abantu bagukunda kuko baba bagukumbuye bakeneye nyine kubera abafana banjye twicare tuganire ndabakunda ariko nawe ntukajya uza utungura umuntu gutya byibura utamutse sister ni sheri wawe se ntibyise nabyo bijya birimo agenda urabiswe ibintu ndeneyemo n'akapfukamunwa ngayihangane twiganire ni akanya gato sister atakiye ni ibintu biri simple hasi wowe uravuga kuganira ibyo uganira ubundi urabizi cyangwa bano urabazi ni ibintu bishabyo amakuru nari ngukumbuye bya danje naritumye nkubaha no kubera abafana banjye nta kindi undi sineye kukumva n'aka na gato sure hanyuma muragenzwa n'iki ariyo wamuhaye mikoro nkabanza nkiganiriza uyu mwana wenda yanyihera n'akanimero akuru umusaza ase kandi ibyo ni ibiki wa mugabo wasaze ndetse akanimero kaje gato umukobwa akagira amahane kuvuga ibintu bijyanye no kumwe twabishuti muziranye se ahubwo ibyo bintu numva ntazi ibintu uri kumbwira Ariete muziranye tujya duhurira ahantu henshi hatandukanye n'abandi bana b'inshuti zanjye biraho Yesu ndaba yari inshuti yanjye ibyo ase ngaho ndeyo ntabwo ndi kubyumva neza ngiye buri sinzi n'imazino byinshi n'ibyo babibaza okay ngare noneho afazari musanzwe muziranye nge ntabyo nzi ahubwo mumbwira aho muziranye baby ninjye ugomba gusobanurira okay sobanura none se umva rata Jojo kakwita baby kandi baby ko nzi ko ari ibintu byitana abantu bakunda n'abahungu n'abakobwa nabirenze ariko birimo abakubwiye ko namwatse nimero reka na telefone afite ari ufite nayo mfite na telefone afite ahubwo mureke kunjijisha mumbwira aho muziranye njye bintu nshaka kumenya muziranye he aho tuziranye na Ariete se ahubwo ninjye wabibaza uhise ushya mushote ngo tubaganirize ngaba simbabarira gusa narebe neza cyane ariko ibintu ko mbona aya maso ko mbona atari gusa sa mugabo we bite byawe ukuntu muri kurebana none se Jojo Ariete muziranye mu buye buryo kuko nari maze iminsi namubona ndavatireka nze musure nubwo bitabanje kuba byiza ariko urabona yuko arimo kumwenyura mushiki wacu ntaribi kandi mbasanganye mu nzu urabona nduru ziravuza abari we wenyine usohoka kubera iki muri kumwe mu nzu hari undi muntu usigaye mu nzu se gusura indambaza ngo turi kumwe mu nzu nyine turi kumwe mu nzu nyine ni iwacu ni iwanjye nge nawe murabana cyane turabana Ariete ni sheri wanjye Ariete usara kumucinyi byaraze njyewe ayo makuru yawe ushaka nabyo kandi nyamara gusa hari icyo utumva ariko sete Jojo ni sheri wawe cyane n'umugabo wanjye ngo ase Jojo ngo ibyo ni igitangaza urabiyobewe uyu ni umugore wanjye nawe nishumbushije nawe urakibona ni icyara gihiye ngo iki Jojo ngo ni iki cyawe subiramo rimwe ntabwo ndi egereza mikoro ngo ni umugabo wanjye ibyo nta bintu birenze nta bikaze birimo umugabo wumvishije se abantu b'ibitsina gore bahuje babana biramutangaje we ese ndubwo urumva cyari gitangaje cyabonye dakwina nyanga nca amazi yanga propozo yanjye ugira ngo nzabura umukunzi no ngo iki ntabwo nyine gusa ikeneye nyibitse ahantu ariko dakwina niwe nakunze cyane nyine uyu nubwo turi kumwe nyine nzaguca inyuma rimwe kuri dakwina sibyo ngo iki rimwe uzamuca inyuma rimwe kuko dakwina sinamwanga
sibyo ngomba gushoboka byose nkamubona byibura rimwe nanjye ngahita mukatira nkamwishyura gusa uyu kabisa n'ubuzima bwanjye Jojo ko ako kantu yagukatiye se urakumvishe muzasubiranaho gute twabanje kubivugana njye nawe ntabwo ubizi ibyo byibure byo kuvugana ngo gusubiranye na dakwini uririmba undi andushiki nyine wowe ufite gwede zirenze ariko mani none se aritonda none se Jojo warakomeye nawe ntari urebye ariko uwa mbere aba ari uwa mbere nyine nawe urabyumva ese wowe byo ntabwo byigeze kuba mu buzima reka mu izina rya Imana yo mu ijuru aho ndaya ihita indimbura iki se bimba shabi byakubaho mani yorebe ese ko mbona watunguwe ufite ikihe kibazo Jojo sha yishimye Jojo uba wumva ari byiza byiza cyane birashimisha igihe kimbabaje kuye ahantu mudukuye hari harenze turi umugome no kutababagara kwawe twiciye mudu ngo iki twiciye mudu pe reka yego ko uriya mwadukanguye twe turyamye ka amabanga y'urugo ariye we tuganiye ntabwo uri bwongeye kundakarira nta birenze mani niyakiriye nyine mbaza ibyo mbaza wese n'undi kuri uri umujama wanjye uranze ubaye mu lesbienne burundu nise bitwaye iki mani niba ari byo nkunda kwemura nkubwira ibyo tunapfa niba mbikunda uba wumva ubyishimiye umva cyane mu maraso umva ahantu hose bindimo kabisa urabona ko nifite n'icyana mani si ukibona se tangira ngo nimero wowe mu buzima bwageze ukundana n'ikibebi nk'iki ariko rero niba nkujyana abana uraho oya sinakubeshya abakobwa batumazeho abagore oya ariko ubu nyine uyu niwe wanjye tubona Imana yangeneye sibyo cyane Jojo Ariyete mwamenyanye gute Ariyete sha ni birebire nyine ni birebire Ariyete twabamenyanye nyine mu buzima busanzwe nyine yakundaga abakobwa bagenzi banjye nanjye nyine duhuza nanjye mbakunda mbona sinamwanga ansaba urukundo turakundana koke nkoze kurwanira mu kiganiro mureke tuganire ni tahire arakubeshya nyine ushobora kugukunda abandi ariko nyine wabona undi noneho akaza abarenzeho si bibaho se nyine yaje abarenzeho nyine mbona nyine ararenze nyine kuri njye niki cyakweretse ko arenze ku bandi ikintu cyanyeretse ko arenze cya mbere na mbere ikintu cyose nshaka arakinkorera icyo nifuza cyose arakinkorera nkishima nawe akishima kandi arabizi nawe ntabwo namubihiriza cyane fresh ntabwo wakora iki urashaka nkubwire byose mbwiramo bike numbwire byose yego ko oya nawe reka kugeza aho mani mwe mama ahubwo se none se Jojo reka mubazeho gatoya muri uko kumenyana no muri uko kutamubihiriza umaze kutubwira nicyo cyatumye wisanga ukundana n'abakobwa bagenzi bawe cyatumye nisanga nkundana n'abakobwa bagenzi banjye ego cya mbere na mbere nyine nahuye nawe noneho we nyine yakundaga abakobwa urumva nanjye muri icyo gihe nyine ntabwo nabakundaga birenze ako nyine nabonye ari umuntu w'umugabo wamfasha nyine gukundana nawe tukabikundana byatari kuko nasanze ngiye abagabo basanzwe nta rukundo bagira nta rukundo bagira n'abandi bari hirya no hino babimenye
umugabo nukuza kugira ndagukunda ejo n'ejo ndagukunda ukumva ngo yaguciye inyuma kubera iki se njyewe na stress mba nshaka waje gusanga yakubera umugabo uza gusanga ngo ari umugabo mu buye buryo ni nk'igicya gukorera kikakunyura umugabo atagukorera se ko ushaka ko byose mbivuga icya mbere na mbere nk'abantu mwe murabona isi itarangiye kuko mwababyeyi mwe mudukurikiye sigeze ku musozo reka turyoshye mani isi iracyari mbisi sigeze ku musozo ni igicya gukorera umugabo atagukorera ni icyo nkora umugabo atankorera cya mbere na mbere ntabwo mbeshya mbwiza ukuri mu rugo turumvikana kandi buri kimwe cyose nkeneye ari amafaranga arayama ari ukujya muri saro arabima nkishima nkasigisha inzara nk'abandi bakobwa beza ndetse urabona aricyo mbayeho neza byose arabinkorera nta na kimwe namuburana rero niyo mpamvu nkubwira ngo njye nawe turakundana biri seriye ntabwo namuteza imbere umukunzi wanjye cyane murakundana biri seriye yego mana seye umugabo ra nese Jojo murabona ni amasengesho mukeneye yego amasengesho seti kandi njye ntabwo ubugoryi ugira siko utaza iterambere rigeze aho isi igeze uraho ngo uburyo ngewe seti nshobora kugenda nkateretera n'umugabo mugenzi wanjye yego cyane aribyo ntabwo uzi ko babaho aho ni abahomi bacu ahubwo uzambwire mani ngo utumire badusuye zaperereze niba ari n'ibyo ahubwo sinzagaruka ni karibu azashiduka bamfashe ku ngufu asimbuka igipangu cyane areba nk'ihene y'impeshyi umva wowe gusa nyine ntabwo ubusona birenze ubuze kwishimira yuko nabonye nishumbusheje mani icyo nk'iki ngiki ahubwo urimo avuga nk'amasengesho n'ubundi turasenga ariko mbese dusenga ese musenga imana mbese dusenga uko dusenga babyita ngo ni bayidogone ngo ni biki kuko dusenga imana nyamana niyo tudasenga ngo narimba bihirije ariko mwari murimo gukora ibiki buriya yego tugende munyereke ibintu mwakoraga ndabwira kameramani avaneho kamera ndahita mbaremera genda mwambabariye iyo umuntu agiyemo isaba akora iki nese ubwo Jojo muraryama mukambura imyenda mugapfumbatana yego muraryama ibyo gusa se none kimwe nk'uko nawe waba uri kumwe n'umugore wawe mukaryama bisanzwe nisi byari ibintu birenze mwava ku murezi bivuze ngo umugabo nariyete umugore n'ijoro cyane ntufata se aho nawe ariko urabizi imana ngane shaye umukobwa n'umujamange rero ariko byarancanze ngira ngo murabibona turi kuganira na Ariette wa mukobwa w'umurezi Biene uryamana n'abakobwa bagenzi be bahuje ibitsina ahangaha turi rero twamusuye ariko twasanze ibintu bitoroshye gusa ubwo banyemereye kuganira ngo ntanababihirije usumva bisekeje nyine ahubwo usubuye yajyaga hewe tugera mu ngo z'abandi aya masaha biruhukiye nurangiza useke ngo wabikoze nyine watubirije ahubwo gira ukureho kino gikamera ubundi uturutse wa mugabo uturutse Ariette we yagutumiye reka gutumira byaheze ahubwo se yarakinyitaba wamutunguye mbese uza kumureba ngo urebe amakuru ye uko ameze yego reka turi mu kwabuki njye ni mu kwabuki mu kwabuki n'umugeni wanjye ndi mu kwabuki umva nta nimero n'imwe nshaka kwitaba mu buzima bwanjye Jojo mumaranye igihe kingana iki mubanye mu nzu tumaranye nk'icyumweru icyumweru wumva nta gihe kirashira
bibashe iminsi 6. bibiri bigiye kuzura Biri hafi z'umweru 2. okay Jojo Kumara byagucanze. sha umva njyewe mba nagize ubwoba Byose byiki. Jojo nk'umusore aje akakubwira ati ndagukorera business ibi bintu urimo bireke twikundanire ntabwo wabyemera nkora bizinesi kandi ndi kukubwira ko ntabanze bitewe n'ukuntu baza batubeshya ntabwo nabyemera nicyo cyaguteye nawe kuba wajya muri iyo mico cyane nicyo cyatumye mbanga kuko ntabwo babwiza umuntu ukuri ni wa muhungu uza akakubwira ati sheri ndagukunda ejo tuzabana ibiki n'ibiki yamara kubona ibyo ashaka akaba aragiye cyane kuki se Jojo adashobora kumara kubona ibyo yifuzaga kuri wowe ko no mu kanya dutangiye ikiganiro yavuze ngo azaguca inyuma rimwe kuri Dakwini ko twaherekeje Jojo ko yateye ivi Dakwini akamukatira ibyo yarabikubwiye yarabimbwiye ariko yabimbwiye hashize iminsi nyine tubana kubibona ntabyo nabonye ariko yarabimbwiye nyine ndabyemera ndabyakira mwese n'ubundi ntari kubihinduraho gute kandi twe kwamaje kubana nta kintu nari guhinduraho arabimbwiye nyine yarabinganiriza byarambabaje ariko si cyane rero nawe urabyumva mbese urabyumva weho ari weho ntabwo byakubabaza ariko ntibikubabaze nyine bikaze byarambabaje kenge namusana uburyo nkunda Dakwini arabyumva urumva uyu nubwo nyine namuterese nkagira gute nkamuhamagara kubera agenda nari mfite ntabwo bivuze ngo Dakwini ne namwanze ke nawe arabizi ke nawe impamvu yanyemeye nuko nawe yankundaga ubwo rero agomba kwihangana ko sinshaka kumuheba arabizi nyine ntabwo nzakabya harya Jojo uri igiki cya Riyete ngende umugore we urabishimangira cyane mu muco nyarwanda yego mana si umugabo arajya tumubwiza iki ntabwo ibyo bintu naho tubizi byaba abana bahuje ibitsina ntabwo ubizi nta naho wigeze nk'umukobwa arakura akifuza kuzaba umubyeyi akitwa mama akabyara akubaka umuryango uba ubona nta gikomere ushobora kuzabigiramo kuba utarashatse umugabo akubyaze mugire umuryango mugire abana bajye ku ishuri bakure bahamagara mami na dade mugire urugo rufite iterambere ibyo bintu bitekerezaho iki njye nta kibazo mbifiteho ibyo ngibyo kuba mbana n'uwo nkunda n'akaba nkunda ibyo kuvuga ngo abana ngo ibiki abana si undi si stress gusa ni stress umwana nyine y'imyenda nyine y'inkweto nyine ibintu byinshi cyane ubwo se ibyo ngibyo rero ntabwo twabishobora njyewe uko mbayeho uko meze biranyuze nta kintu nashinze Imana nta kintu bintwaye Ariyete arakunyuze cyane aranyuze Ariye ibi bintu twumva by'abaryamana bahuje ibitsina nta ndwara mushobora kuzabikuramo habe n'imwe indwara se yava he twebwe ikiza cyacu nta muntu uca inyuma y'undi wenda n'ubu abatipe baza kudusura mu rugo twese twicara hamwe tugatera sitori bisanzwe tugasangira twese tukabaherekeza umwe acunga undi nta birenze uretse ko nta na santima sabo tuba dufite twumva ariko gusa turanezerana ntabwo twabikora ntiducane inyuma ubwo ni ubwo turizerana twaranepimishije ibintu byose ko nta ndwara n'imwe dufite gusa mujya kwipimisha abaganga mwabibabwiye ko mugiye kwipimisha ko mupfana iki ntabwo ari ngombwa ariko ngo ibyo babimenye uretse ko nge nta nubwo bintera isoni kuvuga ko ndi umulesbiyeni se birarenze urumva ibyo ko byagutangaje ariko ibyo ntibirenze ntabwo ari twe ba mbere twe ba kabiri twe ba gatatu umva
nta nubwo ari tweherezo, hari n'abandi benshi cyane. Jojo, ngiye kukubaza utubazo tubiri tworoshye cyane. Ko tuzi ko iyo umukobwa aryamanye n'umuhungu cyangwa umusore akaryamana n'inkumi cyangwa umugore akaryamana n'umugabo bishima, umugore akagera ku byiyumviro byo kurangiza, ubu koko uyu muntu agufasha iki wa mubyeyi we koko mana yanjye, ibi ni ibiki koko? icyo mfasha ni njye nawe tubiziranyeho, sibyo? Ntabwo rero nshobora kukubwira amabanga yanjye y'urugo njye nawe mbwenga mfasha iki ngiki, nese ubu byose ngusobanurire ukuntu bigenda, byose nkubwiye ngo amfasha uku gutya na gutya, byose mbivuge, wemenya ko nyine twishimira nta kibazo. Bakoresha n'intoki, izi ntoki zigufasha ikintu ukuntu mbona ungana. Twese dufite ibanga ryacu, ukumva twese tugira amatsiko. Ndabona ahubwo nawe uri umufana wacu uzaza vuba. Kareka ugomba kuza mu muryango. Bantu mudukurikiye mu nsengere, amaboko y'Uwiteka akomeza ndagire anyobore nk'uko Imana yandinze nyiri urusoro mu nda ya mama. Iyo mico ndayamaganye, aho magaza aha nzabashe kugira iherezo ryiza. Si ubwo muba mwumva muzajya mu ijuru? Ese ijuru tutarijyamo, ko ijuru ntabwo ari iry'umuntu, nta muntu waryubatse. Kandi Imana ijya kurema yaremye Adamu, iramusinziriza, imukura mu rubavu, imuremera iki? Umugore. Niko ijambo ry'Uwiteka ritubwiye. Kuki itaremye abagore babiri cyangwa irema abagabo babiri? Ibihorere. Mbese undi ubwo n'iki ko yavuye mu rubavu wari uhari? Umva gusa, sibyo? Ibyo byaraje biradusanga nk'iterambere, uri kumva? Kandi njye ntabwo nkura nsubira inyuma, nkura ntera imbere njyana n'iterambere nyine, uri kumva? Ke numva biranyuze, numva ndabikunze, ndabyishimiye, uri kumva? Kuko ajya bigukorera ukarangiza. Koko uyu mugabo sinakubwiye kuva ryari kurangiza gusa se? Kamera amazi ngo twigendere. Ukuri yashakaga nakujyana. Mbega akazi we, mbega ibintu umuntu ahura nabyo cyane rwose. Amakuru rwose jyana ayo ngayo turaguhaye. Ngo ni igiki? Igikobwa. Uriya nawe mukareta banga ikigabo cyane. Noneho baba basetse we, bariseriye koko. Twebwe nta kibazo dufite muri ibi ngibi. Bwa mbere nyikumva numva ko bakubeshye. Mpambeshyira se iki? Ibiriho biravugwa, kenshi nigeze mbihisha, uri kumva? No kumenyekana kwabyo nta kintu bimbwiye uko ni ukuri. Sinjya mpisha ukuri, sinjya mpisha icyo ndya, sinjya mpisha icyo nywa, sinjya mpisha imyitwarire yanjye. Mu kikoni nagezeyo nabonye mufite gaze. Gaze twayibura. Shangira umuntu. Yego. Uwo munwa nabone ndashaka. Ase noneho nyumve mu kikoni se ndakoherejeyo. Ayafunguye maze yasanga ibintu byo kurya nari kwarura nkarya. Yampaye hano. Kurya nta cyaza ko kujya twinjira, ubugiye kugenda uvuga uko tumeze no mu buriri bwacu no munsi. Ahubwo wa mugani mureke twigire mu nzu mani tuganire. Ase mu nzu urajya gukora mimi. Mwananyakiriye kandi ngo umushyitsi n'uwijyanira impamba. Basi ngewe ndagura urugo n'urw'umugore n'umugabo. Seti ntago watumiwe aha, uje wihuruje, taha ahubwo mvira mu rugo bitarongera kuba nabi. Naguye ikiganiro ngo tuganire, ako ntabwo nshanga nsumbuwe. Uri kumva cyangwa umenyere? Uri kubyumva neza? Karibu sheri ari kugukora mu misa. Ngo karibu ngo ibi twakire. Ntabirenze. Umva nzagutumira ngewe ubwanjye, uri kumva? Uri kunyumva? Mutumire duserebure n'abandi bashuti banjye. Udukuye mu bitotsi, ahubwo reka tujye kuruhuka. Tumira nde? Wowe za gukora iki? Uze nyine unywe noneho mba present umugore wanjye kumugaragara. Hari akantu wavuze tugitangira ngo nanjye ngo uzabinyinjizamo. Njyewe masanga abagabo bifate ku ngufu mucana amaradiyo. Sange nanjye baransatuye. Rimwe se. Nabigabo bizabihari bigira ubwoba. Oya ntago nakwinjiza mutabishaka, ntago ibyo nabikora. Ibi ni ibintu umuntu bimuza ku mutima akumva arabikunze, anyuzwe nabyo. Ntago ari ibintu umuntu aguhatira ngo bijyemo. Oya nta n'ikibazo. Uziswenge zibama. Swinge zanjyane kuzimu reka. Nese ubane kuzimu?
oya kandi mbona uri akanyabwoba akagabo ko muzajya mwanyita akagabo mwanyita agasore mwanyita akantu gato nuko imana yanditse uri akanyabwoba byataye niyo mpamvu rero nize nka kwihorera gusa wumvisha nuko wari uri iwawe nanjye ari iwanjye shaho nanza kwambara iki n'undi nta gishya gihari nabonetse kuhareba uri kumva cyakora wenda ubana n'umuhungu mugenzi we nabasura kuko twaba nyine turi mu gatebo kamwe ariko si nawe nza kumara iki si ubwo wowe kurandira ibyo bintu ukabinyifuriza nta kintu ubikunze nta ribi nta kintu byagutwara nta n'uwo bitabera Jojo ubu inshuti zawe cyangwa ababyeyi bazi aho bagiye bazi aho nagiye yego gusa oya ntabwo babizi bazi ko ufite umugabo se ntabyo bazi muhuje ibitsina ntabwo babizi ariko nshaka kubibereka nkanabibabwira kandi bazabyakira ababyeyi muzagira umutima wabarira kuko hano ni ku isi kuko umva ngende inyoko shawe uzi nagukorera ubundi wumva umunkubitira atahe kuko ndabona ari byo byamuzanye uri kumva bireke twebwe tubikunda kandi tubyiyumvamo tubikore ntugacire umuntu imanza nkengeye mu biti oya ariko ndabona n'amatatuwaje akumereye nabi ubundi ako kazina karimo hano sikaba ari aka Jojo aho ufite ikihe kibazo wowe kero ku matatu yanjye niho ugeze oya ntabwo ari aka Jojo ndashaka ibiye none zina agiye kuzarishyira hano ku itama mu gahanga none naha ku ibere bebe sinabikubwiye ako muri n'amaniga ntubibona se ego ko asheri ukuntu nukuri cyariye tari cyana gitoshye hariye kuko nako cya Jojo kajya muri ibyo bintu koko wenyine kuko ari we mugabo cyangwa Jojo mukoresha zimwe ngo zicomeka ku mashanyarazi njya numva ngo narayitumije ariko ntabwo kiyizi bane ko yatumije ndashaka namubwiye ngo hari surprise sirakubwiye iyo surprise iyo surprise niyo shaka kutubwira se njye nayitumije nyine ariko njya numva ngo ari nabo biturikana shaba gapfa ibyo akazi kanyu ni ukuri kandi ibintu muri kubabwira ndise agaturika neza pe agapfa tu ave sasa kikavuga amare nta mutima turwaye naho ndabyumva nagutekereza naho ndabyumva ibyo bintu gusa baby urabizi no ku munwa se mwongere rimwe ndebe mwongere rimwe noneho Jojo nawe aragenda akaguterekera amaso nkavuga ati sirarangiye niba utarebye wasibye ahubwo se nawe kuko ushaka kugaragaza ibintu byose ndebera nawe uri kundaburiza hari ubwo ngusebye turi kumwe aya ntabirenze n'isi ufite icyo kibazo ntacyo sinabwiye ko nzakubera bote mu cyondo uzamubere bote mu cyondo mama ntabwo yakandagira hasi bane biramusekeje yego wowe uzamubera iki Jojo yego mana nzamubera hatari hakumana bebe nupfa bazahambe njye wallahi namwe mwa murimo gukabya ngo ngwiki nimpfa bazahambe napfa bazahambe njye nawe biragusekeje bineye urandijishije murareba nk'ababishaka ibiki ukuntu murimo guseka mukaryama nawe n'ubundi aya mani so reka tugenda ubwo taha uri gushaka kudukuramo amakuru menshi Jojo reka mbashimire wenda kuba mwamaye umwanya tukaganira kandi ni ukuri Imana iborohereze nawe ntuzongeye kudutungura ariko ntago nzongera ubwo ni ukuvuga ahura nuko njye nihanganye ubundi muba mwatikuranye mva nkubwire Nariyete arabizi sibyo ubwo arabizi nta bintu birebire uri buze kuma contact mu gihe namubuze basi njye nkuvugisha numva amakuru yanyu hari ikibazo
ushaka kujya umenya amakuru yacu buri mwanya. ndifuza kuzagaruka nk'abasura ibyo bintu nabateguje nabikwiyamye mu buzima bwawe no mu mateka waduteguje gushaka nimero ariko ushaka kundarurira umukunzi cyangwa nkurarura se mujyana mu biki kuri umusazi njye umva tutazashwana kandi nakubahaga ngira agateguri nta bushobozi bwayo mfite ujya ubanza umpamagare mugwe muvugane kandi nanjye muvugane numva hari ibindi abiro ni danje urabishaka subizi ko ntabikora si niyo nimero yanjye yijyana se n'undi kumamagara nibiraho nta birenze cyangwa abo ngo babahehese urafushe Ese kumenya amakuru ugasanga yanyu se bihuriye no gutereta ngaho icara dusezera abantu bazi ayisamu uri muraseka babarira ke wahereye kare mbona umurebera mwe marinete yawe mureba gutya mureba shaye mugoye narakuba ibyo uvuze byose dise ahita aca mu gato se yakurebaga akagera niyo mpamvu ngo abakobwa bose b'ibibonke ngo babicira turubaha pe ngaho reka mbashimire sha nukuri gusa njye ninaha nkagera mu rugo nijoro njya kuryama ndabasengera kugira ngo Imana iborohereze iyo mico muzayivemo nukuri njye nzashimishwa nabyo bizashira wenda nzashimishwa no kumva ngo Ariete yabivuyemo ibintu by'uburezbienne yabihagaritse Jojo abivuyemo asezeye hari n'ibyo njya numva ngo bakora mu mbaho n'ukuri kw'Imana mbona ari ibintu bibi cyane ahubwo Imana ikomeze iborohereze soza ikiganiro mvuga ati Imana ibahe imigisha itagabanyije ariko ibahe imigisha ibagarura mu nzira yayo umunwa wawe ubuzanya noneho nanga ibyo bintu byose uhuraguye urumva biri bugufasha iki urumva reka ngushimire wowe twatangiranye uru rugendo ubwo nahagurukaga nerekeza kwa Ariete nagezeyo nasanze ari amahoro gusa yambwiye ngo ari mu kwabuki nasanze yarabonye umugore mugenzi we ntabwo twigisha iby'uburezbienne umuntu abijyamo abishaka nawe tubihatira gusa harimo inyigisho nuko wabyirinda ntubijyemo wawu Jojo nawe sezera abantu basi bari badukurikiye basuhuze ndabasuhuje mwakoze kudukurikirana turabakunda cyane mujye mukomeza mudukurikirane nibyo reka ngushimire wowe twatangiranye iki kiganiro ubwo nari mfite urugendo rwo kwerekeza kwa ba Ariete nkabangezeyo Ariete muramuzi dusanze ibintu byarakomeye yarabonye n'umugore reka ngushimire twatakiranye tukatujyanye ku musozo Imana ikomeze ibarinde kandi bahe imigisha itagabanyije njye mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe anyway nyita Kanyenzi